mbabwire ibihe bibiri bibaho. Habaho ibihe tutazahusha tubamo kandi tukabibamo twishimye cyangwa turira. Ibihe ucamo birakubwira ngo hari ibigeragezo bihari, ariko inyuma y'ikigeragezo haba hari ubutabazi. Ibihurimo wabyinjiyemo bigutunguye, ugiye no kubisohokamo bigutunguye. Umva, ibyo bariganije kuri iyi nshuro ntibashobora kubiriganya. Amahirwe Imana igiye kugwa ntashobora kumirwa. Hari ibitamirwa. Uwa mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hewe. Iminsi 7 gusa ubisikanye n'igihe kibi, winje mu gihe cyiza. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi. Itangiro 18 turahera ku murongo wa mbere tugere kuri 14. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo 3 bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanga, arabasanganira, yikubita hasi, aravuga ati databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura mu mugaragu wawe, ahubwo bazana utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanira utwo kurya mwica isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza, uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanga ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka, yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse, abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati Sara umugore wawe arihe? Arabasubiza atari mu ihema. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kukugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati koko ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye nawe akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gisekeje Sara? Akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Point d'interrogation. Mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka kandi dusome muri Esteri igice cya 4 umurongo waho wa 12 tugere 14. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko we n'ab'inzu ya so muzarimbuka. Ahari icyakwimitse ngo ubu mwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari ikintu nabwiwe kandi ngarukaho. Imana ishaka kugukura mu gihe kimwe ikagushyira mu kindi gihe. Imana ni Imana ikorera ku bihe. Ni Imana ikorera kuri cercle, uruziga. Irazenguruka ikajya ku muntu, yabimuciyeho ikazamugarukaho. Birumvikana. Iyakunyuzeho ariko irashaka kongera kukugarukaho. Nukuvuga rero iryo jambo riba rishatse kuvuga ngo gukurwa mu gihe wari urimo ugashyirwa mu kindi gihe. Iyo kikurenze haza ikindi gihe. Ibyo bihe rero bitwara imyaka. Amen. Niba hari ibintu ushaka kuvugaho ni ibi, gusobanukirwa, kumenya igihe cyawe.
iyo umuntu atamenya igihe cye aba afite ibyago byo kuzasoza urugendo rwe nabi yivovotera Imana. Ariko niba ari ikintu Imana yihutira ni ugusoza amasezerano. Ariko iyo tutabimenye ngo tumenye igihe, tumenye uburyo bwo kwitwaramo, igihe kiraturengana ikazagaruka. Amen. Reka nse nuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ibintu biba ku bana b'abakobwa n'abamama kujya mu mboneko z'ukwezi. Ni ukwezi kwashira bigahagarara bigategereza ukundi kwezi. Ni ibihe nyine. Rero nabwiwe ngo mpanure none, kandi mpanuye mu ijwi ry'Imana ko ukuwe mu gihe kimwe ugiye gushyirwa mu kindi gihe. Iyo umuntu atwite ntashobora kubyara amezi 9 adashyitse. Iyo adashyitse baravuga ngo abyaye idashyitse. Iyo yarengeje baravuga ngo yarengeje iki igihe, kuko hari igihe cyagenwe, hari igihe cyategetswe ntarengwa, kitabura kitaburizwamo, kiretse iyo ugishyirwamo agize ute arangaye. Ngiriro umuntu muri kumwe nturangare. Iki gitabo cya Esteri ndaza kukivugaho, ariko gifite insanganyamatsiko ubundi ivuga ngo amasezerano y'Imana ntahinduka, kandi kubw'imbaraga z'Imana arasohora. Iyo Imana ikuvuzeho ikavugana nawe, ibiri kugutegura kukubwira ngo witegure ko ibyo mvuze nzabisohoza. Muranyumvishije? Noneho rero ntituri mu minsi yo kuvuga ibyiza, tugiye kwinjizwa mu gihe cyanda. Ubwo abarangaye n'ubundi babazajya no mu ijuru barangaye. Hari abantu bazagera ku muryango w'ijuru cy'inyuma nyuma. Imana nibagirira imbabazi kurura amatwi ivuga ati yewe hindukira injira. Kwabaye gute? Kubera iki kugenda aranga? Reba uri kujya hariya muri ya muryango ukagenda gutya. Kubw'ubuntu bw'Imana kuko ari ugiye kuyoba, hakabaho ugukurura akakwerekeza ati dore umuryango injira. Abo bantu babaho no mu rusengero babamo. Kandi abo bantu nabo kugirirwa imbabazi kuko bagusha benshi. Igihe cyose umuntu atari ku murongo agusha abandi. Mwari mubizi? Umuntu ugenda kinyuma nyuma ndimwumva karagonga abandi, kandi wahitanye aragwa hariya nawe agwe hasi. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo tube maso twirinde ibiri kutubwira ngo kugira ngo mwinjire hariya mugomba kuba ku murongo. Amen. Rero insanganyamatsiko yacu iravuga ngo kwinjira mu gihe cyacu. Kwinjira mu gihe ariko ukaba umumaro mu gihe cyawe. Ugiye kwinjira mu gihe cyawe ariko urasabwa kuba umumaro mu gihe cyawe. Kuko ibintu byose Imana ikora ibikora kubw'impamvu. Iyo utabizi igihe uracyamburwa. Reka mbabwire ibihe bibiri bibaho. Habaho ibihe tutazahusha tubamo kandi tukabibamo twishimye cyangwa turira. Ibihe ucamo birakubwira ngo hari ibigeragezo bihari, ariko inyuma y'ikigeragezo haba hari ubutabazi. Ikigeragezo uko cyangana kose, uko cyareshya kose, uko cyarumbarara, uko cyaba kinini, uko cyaremera, inyuma y'icyo kigeragezo haba hari iyuzurize nawe, haba hari iki? Rero iyo uri mu bihe byo kugeragezwa, itegure kugiye kwinjizwa mu bihe byo gutabara. Hari umuntu mvuganye nawe ra? Iyo uri mu bihe byo kugeragezwa, inyuma y'ibyo bihe haraba hari ibihe byo gutabarwa. Murebe ngo niba uri mu bihe byo kugeragezwa ugiye kwinjizwa mu bihe byo gutabarwa. Mubwire ntacyo bitwaye, yumve cyangwa ntiyumve, nta kundi wamugenza, wagira utese.
kuko hari abantu baba barahumuye baranutse ati nahari ejo bundi barabivuze, ati n'ejo bundi umuhanuzi umwe arabimbwiye, atasiki byose niri niri. Iyo ufata ijambo ry'Imana ntirigira imbaraga mu mutima ntirigukorera. Ikigukorera cyose kingana nuko wacyakiriye. Amen. Kuko ntabwo ubwinshi bw'abantu ari byo kimenyetso cy'ubutabazi, ahubwo imitima mike yizera nibona ubutabazi. Amen. Ongera umubaze ngo wizeye gukurwa mu gihe kimwe ugashyirwa mu cy'ubutabazi? Witeguye gukurwa mu gihe cy'ibigeragezo ugashyirwa mu gihe cy'ubutabazi? Ko mutabwirana muri kunyerekwa, ninjye muri kureba mwerekwa, mujye mubwira niyo mvuze ngo murebane, mujye murebana, cyangwa muri abanzi bicaranye. Erega hari umuntu uri kuvuga ati Yesu we, ariko protokole yanzaniye umuntu tudahuje yazate ariko protokole we wanyishe gusa. Hari ababa bicaranye imitima ihumekera hejuru, bamuzanye gute? Namwe niko mumeze, mujye mubwirana ntacyo bitwaye. Yubwira ati Imana ikwinjize mu bihe byo gutabarwa. Niba utabyifurizo muri kumwe, ufite ikibazo cy'ubutindi, kuko n'ibiryo ntiwabitanga. Umuntu nta mafaranga umuhaye, nta cyumuhaye, nta yewe ibiryo uzabimuha. Kumubwira gusa ngo ma nkwifurije kuva mu bihe byo kugeragezwa ujye mu bihe by'ubutabazi, icyo gusa geste ntoya. Mukarebana ngo bari kwifotoza, ariko n'abifotoza basigaye bafatana. Kora geste ntoya kubw'imbabazi z'Imana, mubwire ngo Imana igukure mu bihe byo kugeragezwa igushyire mu bihe byo gutabara. Ese ko musa n'ababipana mufite ikibazo ki? Nihungabana mufite rirerire by'igihe kinini cyangwa ridashoboka? Niko mbese yawusezera. Ariko ubuninzi wanyu muzamba kawunga. Ukumubwira gusa mweneda Imana ikungurire mu bihe byo kugeragezwa igushyire mu bihe by'ubutabazi. Ibyo gusa geste ntoya gusa, ngaho bimubwire ntacyo bitwaye. Imana imukure mu bihe byo kugeragezwa imushyire mu bihe byo gutabarwa. Wabimubwiye? Utabimubwiye wabuhemuka n'ukuri kw'Imana. Erega buriya neretswe wicaza abantu begeranye batahana mu nzu imwe mu cyumba, abaturanye bo mu cyumba. Arabimubwira kuko n'ibibazo baba biziranye. Wo musangiye icyumba mamusangiye n'ibigeragezo n'ibisubizo. Nanjye sheri, Imana idukure mu bihe byo kugeragezwa dushyire mu bihe wabaye kiragiye ubuzuza wabaye gute uvuga. Kimwe gitumye mbabwira ngo mukore ibyo ni ukugira ngo mwumve iyo verbe. Ikitinjiye muri wowe ntigishobora kuzagira icyo kikumarira. Donc iyo wumva ibintu bingana n'urwego bigukoreramo, iyo utabyumva bikubera impfabusa. Ijambo ryose rigira imbaraga bingana n'uko waryakiriye, urijugunye inyuma ritemba nk'amazi agenda ntagaruke. Amen. Amen. Ikintu cya kabiri rero, igihe cyawe Imana igiye kugushyiramo ni igihe kizatuma umenyekana, ukamamara, ukogera. Umva ibanga rimwe, iyo wageragejwe cyane uba uzamenyekana. Iyo wavuzwe abanyamagambo bakakuvuga ari benshi, Imana ibizamamaza n'ibisubizo byawe cyane. Aho wageze ugeragezwa uzaharenga utanga ubuhamya. Aho wageze usuzugurwa uzahagera uvuga imbaraga z'Imana. Igituma igihe Imana yemera ko tugicamo ibiri kuvuga ngo uko bamumenya ari mu kibazo niko bazanamumenya ari hehe mu gisubizo. Uko asuzugurika abantu bakamureba bose bakavuga ati bizagenda bite, niko n'Imana ibiri gutegura ngo nimutabara afite abatangabuhamya. Abagusebya avuga ngo nabatangabuhamya b'iby'Imana igiye gukora. Hari abantu bakora igitaramo cy'amagambo bazakora n'igitaramo cy'ibisubizo byawe.
hari abantu bakora igitaramo cyo kugusebya bazakora n'igitaramo cyo kukwamamaza. Ninde ubyumva avuga ngo amen. Ikibazo si biri kukubaho, ahubwo Imana yategetse igihe cyane kandi birahagarara none today uyu munsi. Ntabwo mvuga ejo, uyu ntabwo unyumva, uyu ntabwo unyumva, uyu ninde wahaguruka gatera haleluya we eribosika tala shaka sa rika sharaboriwa. Bajya bavuga ngo amajoro aba menshi agahimwa na rimwe. Dawidi aravuga ngo hari kurira kwararira. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajya ananirwa, arakomeye. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajya ananirwa, arakomeye. Samusoni ari he? Samusoni ari worship team nize muze mumpagarare hafa. Nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama, ibyo yategetse byose we birakwiriye, arakomeye. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajya ananirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye, igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama, ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. gukomera n'imbaraga, Gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, cyubahiro ndakunesha nabyo nize. Tangiriro ni Yesu ni Uwiteka, arakomeye. gukomera n'imbaraga, Gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, cyubahiro ndakunesha nabyo nize. Tangiriro ni Yesu ni Uwiteka, arakomeye. Haleluya. Munyumve mugumaho, ndabwiriza muhagaze turasawuzanya. Teri washaka sa. Haleluya. Nyumva neza, nyumva. Baraga z'Imana. Ibihurimo wabyinjiyemo bigutunguye, ugiye no kubisohokamo bigutunguye, ariko hari umuntu uvuganye nawe. Icyo gihe uhagazemo wakinjiyemo kigutunguye, no kugisohokamo gisohotamo kigize ute. Umva umufilosofu umwe yaravuze ngo ibintu nibyinjira bidakomanze bizasohoka bidasezeye cyane. Yaravuze ngo ibyinjiye bidakomanze bizanagenda bitagize ute, bidasezeye, kuko n'ubundi ntibyagusuhuje biza. Munyumve, Imana irashaka kugira ahandi gukuri gutunguye. Niyo mpamvu numvishe ijambo ryitwa surprise. Aya mezi asigaye kuva muri uku kwa gatandatu kugera mu kwa 12, Imana igiye kugukoreramo surprise. Reka mbabwire, mu kwa 12 muzi ko hari abantu bicaye hano batari basabwa, batari bakobwa bagiye gushyingirwa. Haleluya. Nta fiance ukubwiye ngo I love you, nta ukubwiye ngo mfite rendezvous mu kwa 10. Imana igiye kwemeza. Haleluya. Ibyo Imana yemeza ninde wabikura? Ninde wabihagarika? Ninde wavuguruza umugambi w'Imana? Ninde wavuguruza ijambo ry'Imana? Ninde wavuguruza icyo Imana ivuze? Ninde wavuguruza icyo Imana yategetse? Ninde byumva tele haleluya. Amen.
umva iki gihe cyaguhamagarira ibigeragezo byinshi ariko ikindi gihe kigiye kuguhamagarira ibisubizo byinshi. Ntabwo unyumvishe. Igihe wari urimo cyahamagaye ibibazo ariko ikindi gihe ushyizwemo gihamagaye ibisubizo nyirabyo arabyakira. Buriya umuntu ahanura ntahanura iteraniro ryose, ahanurira ab'imitima iri tayari. Bwana asifiwe. Ndagira ngo mvugane nawe. Igihe cyari kikwishe Imana igiye kukigukuraho. Umwanditsi yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuka hakaba n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kurya n'igihe cyo gusonza, igihe cyo kwambara n'igihe cyo kwambara ubusa, igihe cyo gufata n'igihe cyo gufata ubusa, igihe cyo guhinga n'igihe cyo gusarura, igihe cyo kubiba n'igihe cy'ihinga. Ibihe bigenda bitandukana ariko Imana irabona buri kintu cyose yakigeneye igihe cyacyo. Umva, ibyo wari uri mucamo byategekewe igihe ntarengwa. Ubushomeri bwategekeye igihe ntarengwa. Aya madeni yategekewe igihe ntarengwa. Ubusiribateri bwategekeye igihe ntarengwa. Ako kajagari k'abadayimoni bahora basakuriza iwanyu kategekewe igihe ntarengwa. Ubwo burwayi bwategekewe igihe ntarengwa. Ako kagambane wakorewe kategekewe igihe ntarengwa. Ibyo bigusakuriza muri iyi minsi byategekewe igihe ntarengwa. Ibintu by'umateri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibintu byose bigira igihe ntarengwa. Umva, ibyo bariganije kuri iyi nshuro ntibashobora kubiriganya. Amahirwe Imana igiye kugwa ntashobora kumirwa. Hari ibitamirwa, hari ibyo batamira ngo bishoboke, hari ibyo bamira bikabahagama, hari ibyo basamira bikabahagama, hari ibyo bashakisha bakabibura. Imana irabishyira protectinga yabyo, irabirinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Munyumve neza. Ndagira ngo mvugane n'imitima yiteguye kwakira umugisha w'umuntu. Iyi Imana iwushyize aba bodyguard ukugeraho. Niyo mpamvu ivuga ngo iby'Imana ntibijya biyoba. Umva, umugambi w'Imana ntugira ute? Ntuyoba. Sinzi abajya bavanga indege zayoba, imodoka zayoba, abantu bayoba, yewe ibintu byose byayoba, message yayoba, ibintu byose bishobora kuyoba. Ushobora gutuma umuntu akayoba ariko umugambi w'Imana ntugira ute? Hari wavuze ngo Imana igiye gukora igitangaza igiherekeresha ikibando. Munyumve, ikibando, ikibando. Hari umwana avuze ngo nkubitira igini Imana, nkubitira igini Imana, oh nkubitira igini Imana, nkubitira igini Imana. Fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, yego fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, yego fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, mubyeyi fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, musore fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, yego fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, haleluya, fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, yego fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke ibintu, oh fata inkoni nkwereke ibintu, fata inkoni nkwereke, yego nkubitira igini Imana, nkubitira igini Imana, yego nkubitira igini Imana, nkubitira igini Imana, yego nkubitira igini Imana, nkubitira igini Imana, haleluya, nkubitira igini Imana, nkubitira igini Imana. Amina, haleluya. Wowe niba utazi bikuruhije ubiryamane nta kibazo, uryama usinzire bikuryamire. Ariko iyo uzi ikikuryamiye prophetique ni ukuvuga ngo Mana ikindushya ni iki? Kingubitire kubitutababarira zamuri ngozi, kubitutababarira Mana we, kubitutababarira, kubita
uzegera iyo kwisi n'abayikorera nibo batutesha umutwe uzagenda ugeze ryari ko ari watari wumva jewe navuye kure kandi ndagana kure utanitafuta mara ngapi ya bazaruhira ubusa bazagusiga bazaruhira ubusa bazaruhira ubusa bazaruhira ubusa ntabwo Imana ishaka ko ari wowe uruhira ubusa ahubwo abanga ko Imana igushyira mu gihe cyawe bazaruhira ubusa ntabwo unyumvishe abanga ko ujya mu gihe cyawe bazaruhira ubusa abanga ko ushaka bazaruhira ubusa abanga ko ubyara bazaruhira abanga ko ukora ubukwe bazaruhira ubusa abanga ko ukora igitaramo bazaruhira ubusa abanga ko utunga bazaruhira ubusa. haleluya uzafasha mbe nyiriho mana uzakomeza uneza intambwe uzamena iherezo ryiza nzareba amaherezo y'ibibintu kandi nzi kuzabikora kandi nzi kuzabikora. muguma muri uwo mwuka munyumve neza haleluya. ibibazo birashira hari ikintu nenda gutangaza Imana igiye gukora uyu munsi ikira kubera ikimenyetso ugiye gutangira kumva ijwi rikubwira ibyiza. Haleluya haleluya. hari abantu bagenda bumva urupfu ngo ndumva urupfu noneho ntiwumva urupfu ugiye kugenda wumva ibihe byiza. ugiye kumva akazi mu mutima ugiye kumva akazi mu mutima ugiye kumva ubutabazi mu mutima ugiye kumva ijwi rikubwira ibyiza kuko ijwi ryawe imaze iminsi ryakira ijwi ribi rikubwira ngo ugiye kuba mu bihe bibi. Imana yambwiye ngo agiye kuza ijwi rikubwira ibihe byiza. kera twajyaga turyaka mu bimenyetso by'amafaranga mu bihehe ngo mu biganza ukajya wumva ngo arimo arandya ngo arimo arandya sha arimo arandya mu kiganza umva nkubwire ibimenyetso by'ibyiza ugiye kubyumvira mu kiganza no mu mutima 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 hagiye kumvikana ijwi rikubwira ibyiza. hari ijwi rigiye kukubwira ngo mwana wanjye ugiye kumera neza, mwana wanjye ugiye kuba mu bihe byiza, mwana wanjye ugiye kubona ubutabazi, mwana wanjye amafaranga yabonetse, mwana wanjye inkwano ziraje, mwana wanjye dore ya dosiye yawe ndayirengeye, mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye hahantu ndahakemura atanasika tayabo eni washatariyabo, mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko ubimbwira manuwe se kubibona kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko ubimbwira baramaze kandi ntuterwe
umwuka w'Imana aramwengamanuwe no kubatabara. Ni wakira ubutabazi mu izina rya Yesu. Ibyari biguteye ubwoba ugiye kubitera ubwoba. ndahanura uko nahawe. Teribo sitariwa eni washata ikasa etalibo soto rakasha eni wasita ibosha ay. Teribo site tikasha. Umva ijambo nasomye ngo Morodekayi yandikira Esiteri aramubwira ngo Esiteri we wibukira ijambo nkubwira icyatumye Imana ikwimika ukaba umwami kazi nukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa ni ariko nawe utabikora nta kirabuza abayuda kugira ute gutabarwa bakoroherwa biciye ku bana. Hallelujah. Umva nkubwire abo hanze amaso nabo batagira icyo bakora nta kiri bukuze gutabarwa. Abo wabwiye nabo batagira icyo bakora nta kirabuza umuyuda gutabarwa. Abo ubwira amagambo ya buri munsi y'agahinda kawe nabo batagira icyo bakora Imana yiteguye kugira icyo ikora. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Kwa nukuri. Inkuru ni impamo Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo. Uko Yesu bamuvuze niko Inkuru ni impamo. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Turayikomerezaho munyumve neza guma muri ayo mavuta tuhave uwa mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe ari hewe uwo mwami we uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa Yesu wangu ari hewe uwo mwami we uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Imana iri kumwe natwe ari hewe ari mu mutima riko sitahisha. Hallelujah.
ukore kuri uwo muntu umubwira ngo wirinde uburangare. Igitangaza cyawe nyumva, uhereye none mbitangaje, kuzakomeza ejo kuwa mbere kugera ku cyumweru, iminsi 7 gusa Imana iragukorera igitangaza. Iminsi 7 gusa, iminsi 7 gusa, ubisikanye n'igihe kibi winjiye mu gihe cyiza. Ubisikanye n'igihe kibi winjiye mu gihe cyiza. Ubisikanye n'igihe cy'amarira ugiye kwinjira mu munezero wawe. Ubisikanye n'igihe cy'ibyago ugiye kwinjira mu munezero wawe. Ubisikanye n'igihe cyo gukena ugiye kwakira umugisha wagutse. Nino byumva tera. Haleluya, 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 haleluya. Reka nkore ijambo riri prophetique, ijambo ryitwa kubisikana. Ndagira ngo ubisikane n'umuntu mubwire ngo uko niko ugiye kubisikana n'ibyakugoraga. Uko niko ugiye kubisikana n'ibyakugoraga. Uko niko ugiye kubisikana n'ibyaguteraga agahinda. Uko niko ugiye kuleta la sakasha ribo seta raka yabo eri washata rakasa edibo shayebo. Bisikana, 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 riko sota edi washaibo edibo sito rikasha edi washaibo edibo sita rakashata edibo soto tikasha oria bobo bobo seketara bobo seyarabo edibo shaibo rikasata tika. Ubyakira natera. Haleluya, Uzamure. Haleluya. Umva ngubwire, ntabwo nirirwa mvuga byinshi. Babaze Abayuda bari bashingiwe igiti cyo kubambwaho. Bakibambweho, uwakibambweho ninde? Morodekayi wari wagize ute? Wari wagishinze. Abayuda bagira ute? Baratabara. Nanjye narivuze ngo Morodekayi, Hamani. Iyo Hamani, Morodekayi yari yamani n'ikiwigiti cyo kubagaho. Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho. Birategekwa bamutambagijaho kandi uwamutambagije niwe wari kumumanya. Yarirahiye Imana, yarirahiye Imana, yarirahiye. Yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi, kandi nizemera ku izina ryayo. Yarirahiye Imana, yarirahiye Imana, yarirahiye. Yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi, kandi nizemera ku izina ryayo. Masigiye mirabanuka Imana igisubizo. Bimubwire masigiye bivuga yuko ikura igisuzuguriro. Masigiye bivuga yuko Imana iruhura abarushe bakaba mu mahoro. Masigiye mirabanuka Imana ikizuga. Masigiye bivuga yuko ikura igisuzuguriro. Masigiye bivuga yuko Imana iruhura abarushe bakaba mu mahoro. Mbabwire mpanuro uko nabihawe. Terika satarakasha. Imana igendereye abantu b'ibyiciro bingahe? 3. Umwana uri mu nda aragenderewe. Haleluya. N'indi itari yabyara iragenderewe. Amen. Umwana uri mu nda azavuka neza. Inda yari yarabuze urubyaro iraruhawe. Amen. Eribo sika eta. Munyumve neza. Aburahamu yari yicaye munsi y'igiti cyitwa umweloni, ngo abona abamarayika
ndagira ngo mbabwire ikintu cyabayeho kuri iri torero. Abamarayika baje hano muri rusengero. Ndagira ngo mbabwire abamarayika baje, kandi abamarayika baje gutegeka igihe, season. Igihe cyanjye, igihe cyawe cyasoho. Mufate mu kiganza umwe gusa mubwire. Fata umwe muhanurira ari umwe. Muhanurira ari umwe. Mubwire ngo Imana igushyize mu gihe cyawe. Amen. Igukuye mu gihe cy'abantu. Igukuye mu gihe cy'ibigeragezo. Igukuye mu gihe cyo gufata ubusa. Igushyize mu gihe cyo gufata umugisha wawe. Igushyize mu minsi yo kwinjira mu munezero. Intambara warwanye igihe kirekire zirarangiye. Abanyamagambo babuze ijambo. Inama zateranaga zirasenywe. Zirasenyutse. Zifashe ubusa. Ijuru ryateranye ku bwawe. Ritegetse ko igihe cyawe ari iki. Igihe cyawe ni iki. Amasezerano wategereje araje. Ibyo wasengeye biraje. Ineza y'Imana ikujeho. Burahindutse ubuzima bwawe. Ibitero biragiye. Imana irakurwaniriye. Ubaye muzima. Ugiye kubona amafaranga menshi bimubwire. Mukore mu kiganza umubwira ngo ugiye kubona amafaranga ni ukuri. Mubwira ati ni ukuri ugiye kubona amafaranga. Amen. Mubwire ngo ugiye kubona amafaranga. Umva, ntabwo bisaba ikimenyetso cyahari buve. Bimubwire. Ahubwo umutima ugiye kubikwemeza kurayabona. Mukoreho umubwire ngo ku mutima bigiye kwemera. Mu biganza byawe bigiye kwemera. Mu bitekerezo bigiye kwemera. Umuntu byakira atera haleluya ko ntacyo bitwara. Haleluya. Unyumve neza. Narivuze ku mwana ujye ugendererwa. Imana yambwiye ngo mvuge kuri aba bantu. Umuntu wo guhera ku myaka 20 kugera ku myaka 45. Abo bantu Imana irabagendere mu buryo budasanzwe. Umva, ibyananiye abandi ugiye kubikora. Ibyo abandi bacogoyemo ugiye guhaguruka. Ibyo abandi bananiwe ugiye kubihagararamo. Ibyo bataye ugiye kubihagararamo. Kuva ku myaka 20 kugera ku myaka 45 Imana itanze igihe cyo kugendererwa hagati muri mwe. Munyumve neza. Imbwira abandi bantu ba kabiri. Guhera ku myaka 45 kugera ku myaka 70. Niba hari uwicayemo hano, imigisha y'Imana igiye kuzura vuba bidatinze. Abo bantu b'ibyiciro bibiri. Mubaze ngo ufite imyaka ingahe, nushaka kwigira ibanga. Mubwire ngo uri mu myaka yo kugendererwa n'Imana. Uri mu myaka yo kugendererwa n'iki? Igihe cyawe cyageze. Irangiye. Yesu arahanyura, aramubona, aramubwira ati haguruka, siga ibibazo byawe. 38 irangiye. Yesu arahanyura, aramubona, aramubwira haguruka, siga ibibazo byawe. Aramubwira haguruka, siga ubushomeri bwawe.
neza we aramubwira haguruka siga ubukode aramubwira haguruka siga ibibazo byawe 38 irangiye Yesu arahanyura 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 Yes,